nge gaceze telefone ukuntu umuntu w'umugabo hazo ubundi uyu mwana we yagiye Munyana Karamba Ngwino hano bite Ngiye ariko mutakabazi kamwe papa habaye iki ko mwanyise Munyana uzakurikira n'uzamushaka uzamwita umumazi umushaka kwitende iyo ubona ugiye kunywa unywa ngiye kunywa mu muryango mama we sinangombwa kabimenya ariko Osha bite amakuru yawe none si witwa ni Munyana amakuru yawe se kubona atari meze ibintu bitameze neza ntabwo bimeze neza none si kubera ko papa yakwise Munyana nanjye icyo kibazo nakibajije papa ahubwo subiza arangirika data we si gutya abana mubaze ibibazo ababyeyi banyu aho kubabwira ahubwo bakabirukana iyo gahunda nayo nta nubwo aba ari nziza none se ako papa bashobora kuba ari umusinzi n'ubundi ubwo ni umusinzi si ubwo ubona we na mama wawe bafitanye gahunda nziza ubwo barayifite bangaga kukinsubiza bangaga kukibwira bose wakibajije mama nawe ntakimubajije arangirukana ahubwo wawe wande wowe nubwo ubona amaherezo azaba yahe ahazi mbizi ntabwo rero nanjye mbonye nkiyano mbonye usinziye ndavuga ati ntabwo napfa kukunyura bashobora kuba ari ibibazo reka nkubaze reka nkwibarizaho gato ubwo rero nanjye hananjye hano hirya gatoya ubwo ndaza kureba uburyo nagushakira abayobozi ukuntu icyo kibazo tuzakizemo kuko niba ufite ikibazo mu byaka batabasha kugikemura ntabwo aba ari byiza sawa rero ntiwongere gusinzira kandi ugire umunsi mwiza ubundi muri urugo ndarubamo Munyana nikosha mukanya mbonye uri kumwe n'umuntu ninde ntabwo yabyiga yari ari gutandukana maze ubundi aramubwa ntabwo yakubwiye izina rye nawe muvuga ku biki nabyo ntabwo mwana maze muri kundega da uzi ngo ntabwo nari ndimo nkumva nakumva ako shaho ufite amatwi mabi urifata ukajya kurega papa wawe koko kandi ubu ngubu byose byicwa na mama wawe nukubwiye ati genda atabanje no kunyuzaho akanyafu bitabye ubundi ubundi mu minsi iri imbere ndaje mushakira icyo bita akanyafu ubundi uzambona subira mu rugo vuba vuba